Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kugira ngo amanyi tubacegurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'inkuru ziba zagiye zigaruka n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'umunyarwanda ikomeje kugenda igaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho rero mu gihugu cy'Ubufaransa ipari mu murwa mukuru Muhayimana ushinzwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagaragajwe nk'umubeshyi. Uyu mugabo mu biganiro byatambutse ejo twamugarutseho aho yavuga ko mu by'ukuri yanga abatutsikazi urunuka, ngira ngo mu biganiro byatambutse twamugarutseho murabyibuka. By'umwihariko rero uyu munyarwanda Muhayimana Claude ukurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 akaba rero yabwiye urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa rubanda rwa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa ko mu by'ukuri atamenye niba abatutsi bariciwe muri perefegitura ya Kibuye. Ayo namagambo yavuzwe na Muhayimana mu gihe rero abatangabuhamya benshi bamushinja gutwara abicanyi mu modoka muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mugabo yumvikanye avuga andi magambo menshi yuje urwango muri uru rubanza. Byose rero turaje tuberera hamwe nkibutsa ko nimba rwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro w'ITube channel mutakora subscribe rwose reba hasuka ne subscribe ndetse kandi bikukanda kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ngenditsiro muhumuza mbaye ikaze mu gikure kugira ngo turebere hamwe amagambo yavuzwe n'uno mugabo yuje urwango ndetse n'uheza nguni. By'umwihariko uyu ngwero ni Muhayimana akaba yarabaye umushoferi w'umushinga w'ubworozi bw'amafi ku kiyaga cya Kivu ndetse no hoteli yari izwi nka guest house ku Kibuye. Uyu mugabo rero abatangabuhamya benshi bagiye batandukanye bakaba bagaragarije abacamanza ko yatwaraga intera hamwe ndetse n'abajandarume babaga bagiye kwica abatutsi muri stade ya Gatwaro. Ahanga rero akaba ari mu kigo cya Saint-Jean, ndetse kandi sibyo gusa aho yabatwaraga gusa yanabatwaraga muri santere ya Nyamishaba. Ahangaha akaba ari muri Bisesero. By'umwihariko rero mu bamushinje cyangwa se mu bashinje uno mugabo Muhayimana gutwara abicanyi harimo wahoze ari umugore we w'isezerano, ngira ngo murabiko kwabigarutse mu kiganiro cyashize cyangwa se gitambutse. Bakaba rero barabyaranye abana bagira kuri babiri, ndetse kandi uyu mugore akaba yarambuwe abana be, ngira ngo murabyibuka ko twabigarutse mu kiganiro gishize. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo wambuwe imodoka ya Daihatsu y'ubururu. Imodoka rikaba yaratwawe n'uno mugabo mu gihe cy'ubwicanyi muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abakoreraga muri guest house ndetse na bamwe mu bahoze ari intera hamwe. By'umwihariko rero umunyamategeko Mehugo Latrabe uyu ngo rero akaba ari we wunganira Muhayimana akaba yabwiye urukiko ko keretse mu by'ukuri ubuhamya gusa ngo nta bindi bimenyetso bihari bifatika byatangiwe mu rukiko byemeza ko umukiriya we yaba mu by'ukuri ari umufatanyacyaha mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu bwicanyi bwakoze icyo gihe ndetse kandi no mu byaha byibasiye inyokomuntu. By'umwihariko rero perezida wiburanisha akaba yibukije abanyamategeko ba Muhayimana ko umuntu wese adashobora mu by'ukuri kuburanishwa mu gihe nta mpamvu zikomeye zigaragaza ko mu by'ukuri ibyaha bishobora kuba byarakozwe ndetse kandi ko mu by'ukuri izo ngizo zishingira ku bimenyetso. Abacamanza ranga bakaba bagaragarije Muhayimana ko mu by'ukuri ubuhamya bwinshi bw'abatangabuhamya yasabye ko bamutangira ubuhamya ngo bagenda babusanya bakabusanya n'ibyo agenda avuga. Aho rero Mera Trabe yavuze ko mu by'ukuri mbere na mbere hashize imyaka 32 ndetse kandi ngo icya kabiri urubanza rukaba rwarahindutse cyane. Ayo ngayo namagambo yavuzwe na Mera Trabe. By'umwihariko rero uno mugabo Muhayimana akaba yavuze ko atamenya ko niba abatutsi baricwaga icyo gihe ku Kibuye, ndetse kandi ngo icyakoze anga akaba yemera ko yumvaga kuri radio harimo harakorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri icyo gihe yabaga. Ibyo ngibyo akaba ari byo yemera gusa, ariko akaba yemera ko mu by'ukuri iki gihe ngo yibwiraga ko jenoside yakorewe abatutsi iki gihe yakorwaga mu mujyi wa Kigali gusa. Niko avuga ko jenoside yakorwaga mu mujyi wa Kigali gusa ahubwo itakorwaga ku Kibuye. Umwe rero mu banyamategeko bunganira abaregera indishyi muri uru rubanza Megisagara Richard uyu ngero akaba yagaragaje ko mu by'ukuri bitumvikana ko Muhayimana yatwaraga abajandarume bafite intwaro, ndetse kandi akavuga ko mu by'ukuri atazi niba abatutsi baricwaga kandi yarumvaga amasasu mu gihe yabaga ategereje abo bajandarume hafi yaho ibyo bikorwa by'ubicanyi byakorwaga. By'umwihariko rero ahangaha yavuze mu magambo make agira ati iyo abashijwe niba mu by'ukuri bararasaga abatutsi
ibyabaga mu gihe abajandarume babaga bahari ndetse kandi igihe babaga bategereje. Ahangaha avuga ko mu by'ukuri yasubiye iyo yari avuye, bityo ko rero ngo atazi ibyabaye, atazi niba abatutsi baricwaga icyo gihe. Mu by'ukuri rero nta muntu ushobora kwizera amagambo y'uno mugabo. Perezida rero w'umuryango CPCR uhagarariye abaregera indishyi ndetse kandi akaba n'umwe mu bashinza uno mugabo Aregusiyeri, akaba yagaragaje ko kuva ino dosiye yafungurwa Muhayimana yagiye abeshya inshuro nyinshi ndetse kandi ko mu by'ukuri ibinyoma bye ari byo bizatuma ahamwa na bino byaha. Gusa rero akaba yavuze mu magambo make agira ati Bwana Muhayimana ari kwishyingura mu binyoma bye byose yagiye avuga kuva ino dosiye yatangira. Mbona mu by'ukuri ko hari igihe bizarakaza perezida wiburanisha akamuhagama, ariko mu by'ukuri umwanzuro w'urubanza nturamenyekana mu gihe kitaragera. Mu by'ukuri turacyategereje kugeza ku wa gatanu mu mpera z'umwaka wa 2021 urugereko rw'urubanza rw'urukiko rwa rubanda rukaba rwarahamije uyu nguyu Muhayimana ubufatanyacyaha mu byaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'ibyibasiwe inyoko muntu, ndetse kandi ruza kumukatira igifungo cy'imyaka 14. Ibi ngiro ni ibyaha bikomoka ku kuba yaratwaye abajyaga kwica ndetse kandi n'abagabaga ibitero ku batutsi muri Kibuye. By'umwihariko bikaba biteganyijwe ko kuri uyu wa 26 Gashyantare Muhayimana ahabwa ijambo rye rya nyuma kugira ngo atange icyifuzo cye, ndetse kandi umwanzuro w'uru rubanza rw'ubujurire ukaba uteganyijwe mu ijoro ryo kuri uyu munsi rishyira kwa 27 Gashyantare 2026. By'umwihariko muri kiganiro twagarukaga ku rubanza rurimo rurabera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, aho Muhayimana ushinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagaragajwe nk'umubeshyi. By'umwihariko mwibutsa ko nimba rwo bambere gizo kuri no muyoboro YouTube channel batakora subscribe bo hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda ukazogira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho nge nditsero mumuza andi makuru agizweho n'umukanya.